twizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, umugoroba mwiza n'impera nziza z'icyumweru. N'ikiganiro tonight usibye rero kuhungukira amakuru atandukanye y'imyidagaduro, ushobora no kwigira amateka. Ni bimwe mu byo twiyemeje kandi twizere ko abakiri bato mu gikurikira byanga bikunda hari byinshi cyane mugenda bungukiramo uko bwije no ko bukeye. Nge nitwa Vava. Muri iki cyumweru twifuje kugaruka cyane ku ruhare rw'abiru cyangwa se abakaraza mu myidagaduro yo hambere. Iyo tuvuze hambere muhita mwumva cyane kuri ya ngoma ya cyami, ngira ngo ni nayo mpamvu mubona turi ahangaha ni mu rukari bwami. Ngira ngo byinshi turaza kuza kubikomozaho. Abiru rero bari abantu bakomeye cyane, abiru cyangwa se abakaraza bari abantu bakomeye cyane bwami, bari bafite icyo bavuze. Ngira ngo iyo umwami yibamburaga hari umurishyo runaka wavuzwaga, iyo umwami nanone yabaga atambagira ibwami hari umurishyo wavuzwaga, umurishyo witwa umutimbo. Ibi byose bifite icyo bivuze, nuko byanga bikunda abiru cyangwa se abakaraza bari bafite agaciro gakomeye mu myidagaduro yo hambere. Aha rero nkuko nari maze kubibabwira ni ibwami mu rukari. Ngira ngo impamvu twahisemo kuzana nk'aha nuko ahangaha i Nyanza hari abiru bakomeye cyane, babibayemo, bami bazi byinshi, nubwo wenda batashoboye kuvuza ingoma ibwami ariko babikuriyemo bakabona abari abakuru babo bavuza ingoma icyo gihe, nabo baza kubyinjiramo kugeza amagingo aya baracyavuza ingoma. Ndibanda cyane ku bakambwe cyangwa se kubo mubona basa n'abakuze. Turaganira byinshi badusangiza amateka akomeye cyane ajyanye n'umwiru mu bihe byo hambere, cyangwa se agaciro k'umwiru ibwami, cyane cyane kibanda cyane mu kwidagadura, kafashaga abanyarwanda mu by'ukuri kwidagadura muri rusange. Reka mbahe ikaze, turatangira. Abo bose ntabwo bari butwibwire ngo bikunde, wenda ndiyambaza batwegereye tuza no kuganira cyane, hanyuma abandi baraza no kudufasha kutwumvisha ka gaciro ka ya mirishyo, banavuza ingoma, byose bijyane n'ikiganiro twateguye kuri uyu munsi. Mbahe ikaze. Nitwa Mugemana Felix, nkaba naravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda. Nkaba nujuje imyaka 70. Imyaka 70 ni umwe mu bo tuza kwifashisha kugira ngo adusangize mu by'ukuri agaciro k'umwiru cyangwa se k'umukaraza mu myidagaduro yo hambere. Hano hari n'undi musaza, namwe tubahaye ikaze. Nitwa Martin Hatungwari, nkaba naravutse 55, nkaba ndi umukaraza. Kuvuza ingoma mwabitangiye ryari? Jewe urumva icyo gihe cyo kuvuga Rudahigwa nari umwana muto mfite imyaka 10 cyangwa 11 hagati aho. Narazaga rero nkaza nkurira nk'ibiti nkareba uko abiru bavuzaga ingoma. Kenshi na kenshi Rudahigwa yabaga ari hano yicaye nkariya imbere nk'uko twicaye gutya imbere y'umuryango nkaha. Wowe watangiye kubona abakaraza ryari? Kuko icyo gihe wari uri hano, watangiye kubona abakaraza ryari? Nangira kubona abakaraza nababonye abakaraza bo mu Birambo. Nigaga mu mwaka wa 4, nza kugira ibibazo ndahagarara mu ishuri, nkomeza kwiga ingoma uko bavuza nkazireba. Bukeye ndabegera nanjye ntangira kubyiga ingoma, zifata gutyo kugeza igihe naziye mu itorero ry'igihugu urukerereza. Ingoma ibwami zavuzwaga ryari? Ingoma ibwami zakundaga kuvuga ari nkaho yabaga yagiye yatembereye ahaziye, ingoma zikamwakira, yakirwaga n'ingoma. Ari bo biru nyine, kera babitaga abiru, ntabwo babitaga abakaraza, bari abiru. Ingoma zikamwakira rero nizo zakundaga kumwakira. Ubwo yabaga yatembereye hano hafi, yabaga arimo atambagira hafi? Yajyaga nka za Gisenyi, akajya za Butare, akaba yatembereye mu bantu, yatemberaga hano mu baturage be rwose. Yari umuntu w'umugabo cyane. Akajya n'ahantu haza agasura abaturage, agafata umuheto we akajya guhigana n'abandi baturage aho ngaho. Ahataye ingoma zikamwakira. Icyo gihe rero havuzwaga iyihe mirishyo? Havuzwaga umurishyo bitaga hari umutimbo, hari habanzaga mbega umutimbo niwo wabanzaga, bagatimbura, hanyuma imirishyo ikakomerezaho. Hanyuma hari yamubikiraga n'iyamubamburaga, yabaga itandukanye. Ubwo imirishyo yari ifite agaciro cyane ibwami ni nk'iyihe? Cyane cyane wabaza uwo mugabo kuko ni nawe nkuriye ku byerekeye iby'ingoma bizi cyane, wagenda umubaza nk'amazina yazo yaba yazi.
Imirishyo yari ikomeye cyane cyangwa se yari ikuriye yindi ibwami yavugirizwaga umwami niyihe? umurishyo wa mbere ni umutimbo, uwa kabiri ni amasuka, uwa gatatu n'uwo bita umusumo ari wo mirindi. Hari imirindi yo hasi hakaba n'iyo hejuru, tukayivamo tujya mu gasiga, twava mu gasiga tukajya mu kirushya, twava mu kirushya tukajya mu nyanja, twava mu nyanja tukavuza ikimanuka, tugapfuka icyo bita gusoza. Iyo mirishyo isa nk'aho ari myinshi ariko wenda tubwira wari ukomeye cyane kandi tubwire n'icyo wavugirizwaga kugira ngo wenda ukuri iki kiganiro muri kano kanya abashe kugira icyo akuramo. Umutimbo niwo wari uwa mbere kuko ari wo wakira abashyitsi. Ubwo se umwiru kari akazi ke ka buri munsi kuba ahangaha ibwami no kuvuza ingoma? Rwose barahabaga rwose kuko bahoraga bari aho bategereje igihe umwami ari buzire bakaza kumwakira. Bahoraga aho bari batuye ku muvumu uri hariya hirya, aho bari bafite n'ibiraro byabo niho bararaga. Babaga mu gikari hari inyuma hari n'umuvumu niho babaga. Usibye wenda kuba abiru cyangwa se abakaraza baravuzaga izo ngoma, bari bafite n'agaciro gakomeye cyane ibwami ko kwakira abashyitsi, ko gutarama n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nta kandi gaciro umwiru yari afite wenda, cyangwa se nta kindi gihe ingoma zavuzwaga hatari hano ibwami gusa? Ibwami zavuzwaga, nta handi numvaga ingoma rwose kereka ibwami. Kuva na kera nabibona nanakura ingoma zavuzwaga hano ibwami niho zavuzwaga. Ikindi nifuzaga kumenya, hari iyo usomye amateka banakubwira ko mu by'ukuri rimwe na rimwe niyo habaga hari ikibazo cyangwa se bagomba gutabara, hari umurishyo wavuzwaga. Ibyo nabyo birahari? Hari umurishyo witwa impuruza, niwo bakundaga kuvuza cyane, bakamenya ko ibwami habaye ikintu cyangwa se bashaka gukora ikintu. Byatumaga haba nk'iki? Icyo gihe hahitaga hakorwa iki? Bahitaga bavuza umurishyo, ingoma bagakomaho, bakamenya ibyo ari byo, abaturage bari bamaze kubimenyera mbese. Iyo urebye iwe muri rusange usanga agaciro gakomeye cyane k'umwiru cyangwa se umukaraza mu myidagaduro yo hambere kari nk'akahe? Umwiru yarakomeye cyane kuko umwiru yarakomeye rwose. Mbese navuga ngo iki, kuko umwiru icyo ari cyo cyose cyabaga ibwami, umwiru yabaga hari, za ngoma zikakira abashyitsi b'umwami baje bamugendereye, bajya gutaha bagiye gusezera bataha, bagasezererwa n'ingoma. Ingoma abayiru bahoraga bicaye ahangaha. Wowe ubyumva uti, wumva wabisobanurira uti umuntu mu by'ukuri ushaka kugaragaza nka uruhare rw'umwiru cyangwa se umukaraza mu myidagaduro yo hambere? Umva ni umuco, mbese ni nk'umuco, kuko ingoma ni karande y'umuntu hari mu mutima. We ni nk'iki wakongeraho ku bijyanye n'uruhare rw'umwiru mu myidagaduro yo hambere cyane ibwami? Urakoze. Nitwa Bizimana Innocent. Mu mateka numvaga na ba data, kuko nawe yahatswe hano, abiru bari n'abanyamabanga b'umwami. Niba bataravuzaga n'ingoma babaga bamuganiriza, bakamutaramira, akababitsa amabanga ye ku buryo nta n'uwayamena. Icyo kintu abiru nabo, no kuvuga ngo n'abiru ntabwo bavuzaga ingoma gusa,
baganiraga n'umwami bakamubikira amabanga ye. hambere. Hagati aho rero iyo urebye no mu mateka usanga mu by'ukuri abenshi mu banditsi bakomeye muri uru Rwanda baranditse ko abiru bari abagaragu b'ibwami, bakaba abanyamabanga b'ingoma, bakaba kandi n'abarinzi b'umuco w'ibwami. Ngira ngo iyo ugerageje gusoma cyangwa se gusubira mu mateka wasanga ari icyo bagiye bavugaho. Iyo murebye se ubu ngubu magingo aya ngaya mubona abiru cyangwa se abakaraza bahabwa agaciro nk'uko bahabwaga mbere? rwose abakaraza ba mbere bari bafite agaciro gakomeye cyane. agaciro karahari ariko si nk'akambere, kuko mbere cyitwa ingoma baragikundaga cyane cyane cyane, ariko zikavugira umwami. naho ubu ngubu ni rimwe na rimwe n'ubyigishije ntagaruka, yigira ahandi agomba kubona amafaranga cyangwa se ikimufasha. Wavuze uti mu by'ukuri ingoma zanatumye ngera mu bihugu byo hanze, aho hose ni ka gaciro k'umwiru cyangwa se k'umukaraza mu myidagaduro. Ibyo warugiyemo byari ukwidagaduro no gushimisha ababaroraga muri rusange? cyane cyane rwose, kuko byatumye nurira indege ntarinzi umuryango w'indege. Waragiye ugera he? Naragiye, nabanje kujya mu Bushinwa, njya muri Korea, njya mu Bufaransa, njya mu Bwongereza, njya no mu Budage. Mu Bufaransa nagiye nka 4. Ubu se urumva hakorwa iki kugira ngo abakiri bato bazatera ikirenge mu cyawe, bazavemo abiru bakomeye, bazavemo abakaraza bakomeye? Nuko bashishikarira kuziga bakazimenya, nk'uko nanjye nashishikaye kuziga nkazimenya, nkazigisha n'abandi. Ubundi uburyohe bubamo byose kugira ngo abantu bamenye ingoma nuko baba ari n'intore. Bakagombye kuba ubundi mu itorero ntaho wahurira n'ingoma utari intore, kuko niba uri mu ngamba ukaba uri intore ihamiriza n'ingoma zihari, ugafata n'imirishyo ukavuza, ibyo bituma nawe wumva bigushimishije. Ntabwo rero wajya ku ngoma nabo biru wumvaga babaga hano harimo abazi abari mu ishyaka mu itorero ry'ibwami bagahamiriza, bava mu ngamba bakajya ku ngoma. Ntaho rero wahurira n'ingoma utarabaciye mu itorero. Ubwo rero ni nacyo nashishikariza abana b'ubu ko bakwiga umuco bakaza mu itorero, ni naryo rirera abantu, bakaba batinyuka nk'ubu no kuganira n'umunyamakuru. Nibwira ko ugiye mu cyaro bakubona n'ibyuma bakiruka, ariko nk'intore ubundi kugira ngo uzamenye ingoma nuko uca mu itorero. Bikaba ari byiza rero, nicyo kiranga umuco. Ni ukuvuga usibye wa mugani no kuba abiru cyangwa se abakaraza baragiraga uruhare mu myidagaduro yo hambere, hari n'icyo bafashaga cyangwa se bongeraga gusigasira umuco? Basigasiraga umuco. Nk'ubu urabona nk'uko waje ahahoze ari ibwami, ubwo rero hari ku muco gakondo, ariko cyane mu muco nta handi hagiraga umuco nk'ibwami, kubera ko hahuriraga imitwe myinshi, iy'intore, iy'abahigi, iy'abiru, iy'abakaraza, abo mu birambo. Buriya tugarutse ku biru aho bita ku mukingo, hari umuryango w'abiru babaga hano, abenshi batwigishaga n'izi ngoma, bahura nabo mu birambo, habaga imirishyo y'abiru, hakaba n'iy'abakaraza bo mu birambo. Ugasanga rero byose bishimishije nyir'igihugu n'abaturage be, haba ibirori ugasanga igihugu cyose cyaje, ukagira ngo ni Rayon Sport yakinnye, ugasanga rero ari ibintu bishimishije cyane. Mwabaga wenda muhagaze nka hehe? Mwabaga muhagaze nka hehe icyo gihe ku bwa Rudahigwa muri kureba uburyo abantu bidagadura? Bamwe babaga batwuriye nk'ibiti nkatwe b'abana, abandi babaga bari ku karubanda hariya inyuma y'ikigo, bakirebera, kuko intore zamirizaga hano imbere y'umuryango wa Rudahigwa, yicaye azireba, mbese ziturutse inyuma y'ikigo intore zazamukaga. Ubwo abiru babaga bateye ingoma hariya rero, ubwo intore zigahamiriza zigaca ibintu pe cyane, ibintu bigacika, abana bareba, abandi twuriye ibiti, abari bakuru bari aho ku karubanda bareberaho. Ngayo nguko rero, reka duhinira ahangaha. Ni 10 tonight, ngira ngo twagarutse cyane ku gaciro k'umweru cyangwa se umukaraza mu bihe byo hambere, cyane cyane ku ngoma y'ibwami. Reka mbashimire cyane, ntimugire aho mujya. N'ikiganiro 10 tonight, nge nitwa Vava.